banyarwandakazi inshuti zaturwanya kandoye n'akarengane iwacu ndabashuhuje mwese nimugire amahoro y'Imana. Nshuje mwese impirimbanyi aho muri hose nimugubwe neza, mbabwira nti umuntu utarakora sabone nayikore kuko nabyo ni iby'ingenzi. Gukora sabone ugakora like ugakora share, wabikoze uba ugize neza cyane, kandi wabikoze turagushimira. Nawe utarabikora ntacyo bitwaye kubikora, va mu bwoba ko nta mpamvu yo kugira ubwoba, biriya no kubatera ubwoba kubikora ntawe ukubona. Icyo cyo nangira ngo nagisonuye bihagije. Ndabashimira rero mwese impirimbanyi aho muri, banje kubasuhuza ariko mbabwira nti mukomere. Ndongera kwibutsa mbabwira nti mutere inkunga FLN, mutere inkunga FDLR, kuko namaze kubona ko ariyo nzira yonyine ishobora kubohora abanyarwanda, kuko iki gihe tugezemo nta kindi gihe dufite, igihe cyiza kandi gito dufite tutazongera kubona. Rero mubwira ngo umunyarwanda wese yagaprofise tugakoresha iki gihe. Imana amaze guca inzira, Imana twemerera igihugu, nta mpamvu nimwe yo kugira ngo abantu bakomeze bapfe ruhongo bakubitwa amafuni bashimutwa, kandi ari abantu bafite ubwenge buzima cyane. Ndabwira b'abahutu batumva, badashobora kumva ubagiriye nabi, ngo ntibagire inzigo, ngiyo bamaze kurya ntibagire inzigo. Nawe wumva uwo mugani niwo mbwira, kuko nta mpamvu nimwe yo kugira ngo abantu bakomeze baducure bufurire buri. Mvuga abahutu, mvuga b'abanyarwanda bose bari mu gihugu, inkotanyi zazujubije, harimo abatutsi, harimo abahutu, babandi bitwa abahutu bose bari mu gihugu. Bamwe banze kuyoboka agafuni, bamwe banze kwica no gushinja abantu, aho bose ni abahutu. Babandi banze kwijanika mu byaha, aho bose bitwa abahutu. Ubwo ndavuga, iyo mvuze mvuga abo za ndatwa zitemera. Muzi ko ziriya ndatwa hari abantu bari aho babaye ibyatwa ngo bashobora kumara abantu bose, bagasigara ari ibyatwa biri aho, bagasigara ari indatwa ziri aho z'indobanure. Umuntu ngo zikatumara, ubundi abantu tugapfa tugashira. Ibyo rero ndagira ngo mbwire buri muntu wese utwumva nkubwira nti aho uri ukaba uri impunzi. Mwabonye ukuntu impunzi bari kuzitwara nk'ibisambo, bari kuzitwara bujura, bari kubatwara babahutaza, basongamana, bababoshye. Ukuntu batwara impunzi mwabibonye, kandi bari kuzihiga aho ziri hose. Ntabwo nzi ikintu impunzi zitegereje. Buri muntu wese agomba guhaguruka agatera inkunga urugamba, abasore mukajoininga FLN na FDLR. Ibyo rero ndagira ngo mbabwire, tumaze iminsi abantu batubeshya, abanyepolitiki batubeshya bati hari ibyo turi gukora, hari ibiki. Imyaka irashize, imyaka 5 irashize, 10 ikihirika, 10 ikihirika, wareba ugasanga nta kintu na kimwe bari gukora, ahubwo ngo ugasanga ibintu barimo ari ibintu bita ntago mbizi rwose, simbitesheje agaciro. Ariko nimba umuntu agitwa ngo ni umunyepolitiki akaba adashobora kwerura ngo ashyigikire umuheto, namaze kuberura, reka ngiye nongere mberure, n'abibeshya ngo bazajya kwiyamamaza, ngo bazajya muri demokarasi, ngo bazagira gute, ntago bishoboka ku gihugu kiyobowe na killing machine. Ntago bishoboka mu gihugu kiyobowe na FPR. Nta demokarasi zigera ibaho. Bariya abantu ngira ngo naraye mbisobanuye, ngo ntago bashobora kwemera ko ikintu bita umuhutu yongera ngo niyo ngo bo bashaka ko hahinduka systeme, ariko tukabuza ko muri karinga. Ntago ngo bashaka gutegekwa n'ubwoko bw'abahutu, bagomba kubwiciraho bakabwica bakaburangiza. Ururimi bumva ni umuriro. None nk'umunyepolitiki udashobora gushyigikira FLN ngashyigikira FDLR, kandi abikore yeruye, nizo nkunga munazisabe, cyangwa tuvuga tuti babatera inkunga, ariko mubashyigikire mweruye, munabitangaze ku mugaragaro, nta mpamvu yo guhisha. Ni mpamvu ki waba udashaka gushyigikira umuntu ufite imbunda kugira ngo igihugu tukibohoze vuba, kandi witwa ko nawe uharana impinduka? Ukavuga ngo uzakina diplomasi, ngo uzarwana mu mahoro. Kariya gatsiko ayo mahoro ntikayumva, iyo diplomasi ntikayumva. Icyo gakeneye bavuze ko bumva ururimi rumwe. Ubu rero harageze, ntabwo mwatubwira ngo, ndavuga abanyepolitiki, nimba mwarananiye kwishyira hamwe muri abanyepolitiki ngo mushyireho radiyo imwe, Short FM, yavugira mu gihugu, yavugira mu kindi gihugu cy'inshuti, muri izo diplomasi zanyu mwakinnye mutubwira, ngo iyo radiyo ijyeho
imoburize abantu bose, na wa muturage uri mu cyaro za Nyabitekereza Nyakariro nawe yumve. Kuki inkotanyi izo bitaga inyenzi zitera zashizeho Muhabura? Babarusha iki? Baturusha iki? Ubwo ndabwira b'abanyepolitiki imitwe irenga nka 20 y'abanyepolitiki bakaba badashobora, mukaba mudashobora kwishyira hamwe ngo mushyiraho radiyo imwe. Ntabwo byakora izi za YouTube cyangwa wenda nazo mwashaka mwabona nta kamaro zikavaho. Radiyo imwe yumvikana mu Rwanda kuri Shot FM mu Rwanda, buri muntu wese akayumva. Iyo diplomasi idashobora gushyiraho radiyo ngo yumvikane mu gihugu korwa niyo yari insinzi, watubwira ko n'ibyo kitarakorwa cyangwa mu kitari mu gukorwa, mukaba mutari gushyigikira umututu w'imbunda ku mugaragaro byeruye ngo nabo baterwa inkunga namwe muzibasabira cyangwa se muzibahe mumazigiye mukora. Watubwira ko muzacyura abantu gute? Dufite okaziyo uyu mwanya yo kuba twayiprofita tugataha. Hari ahantu henshi banaciye amarembo. Ni ngombwa ko mwishyira hamwe, twishyira hamwe abantu tukarwanya umwanzi wacu killing FPR. Agatsiko k'indatwa, ziriya ndatwa zikagenda, indatwa zikavaho, zamara kuvaho bya bindi muvuga ngo nimwumvikana, mukabyumvikana ariko indatwa zagiye. Nta n'imbaraga zisigaranye, nta mbaraga indatwa zifite, ni iterabwoba. Nabo barabizi ko nta mbaraga basigaranye, ntazo nizo kugura ibikoresho ntabyo. Nimba bari kubafatira bari mu mitungo akabafatira bari ku bintu byose ntabyo. Igihe cyo gukora ni iki ngiki. Kuki abaprotisiye batari ho begera, batari kwegera imitwe ya gisirikare ngo tubibone byeruye ku mugaragaro? Tugomba gucungurwa n'umututu w'imbunda. Abantu mu joining FRN, mufashe FDLR, abo bantu nibo uyu munsi abanyarwanda batezeho amakiriro. Hatari umuriro nta gukara agatsiko gashobora kugenda. Ndabashimiye rero, ndagira ngo mbabwire ko mu kanya nyuma y'amasaha 2, nyuma y'amasaha 2 mbafitiye ikiganiro live n'umutumirwa, araza kubasobanurira buri kimwe cyose. Mube hafi, hari ikiganiro mbafitiye n'umutumirwa, buri muntu wese ave mu byarimo. Mbafitiye ikiganiro n'umutumirwa mukunda cyane, araza mu kanya kandi yahoze muri RPF. Hari umutumirwa mushya mfite uraza kubaha ikiganiro. Ni ngombwa ko tugomba kuva mu byo turimo tukarwanya karinga kandi tugakoresha ikibatsi. Ikibatsi nicyo gikenewe. Buri muntu wese atekereze ku kibatsi. Utarajoininga FNM ajoininge, utarayitera inkunga mufungura imyeko muyitera inkunga. Mako arahari. Nimba nta nimero zufite ujye kuri chaîne yitwa Mako cyangwa se Mako kandi murabibona. Utazifite ambwira ndazimuha. Na FDLR hari ahandi binyura murahamenya nabyo. Ariko abantu babohoke, abantu bave mu rungamangabo, abantu bere gushira bakubitwa amafuni, abandi bahambirwa utundoyi, abandi bajyanwa muri n'iriya makiringi machine bashimuta cyane nk'impunzi mufite amafaranga muyatanga urugamba rwihute. Ndakoze, murakoze cyane, ndabashimiye mwese. Naho mu kanya mu makuru mu masaha 2 hari ikiganiro live n'abatumirwa, mube hafi. Bye.